ese iyo witegereje ukuntu ubanye n'Imana, ukitegereza ukuntu uri gusenga, ukitegereza ukuntu uri gukiranuka, uba wumva 2026 uzayinjiramo? Mana we nitariyo 2026 vuga ngo mu bihumbi 3 umva uzageza yose nzaba nkiriho. Kuvuga ngo hari amahema yacu yagiye agwa. Yego abantu bankurikiye bari kunyumva, bari mu gihugu n'abari hanze, hari abantu amahema yabo yaguye. Haleluya. Burya iyo umuntu akoze icyaha ihema riraguye. Haleluya. Ihema rirahirimye. Ariko igihe cyose wihanye, Uwiteka yongera kuza akakubaka kandi ukubakika. Haleluya. Kuko Imana itagireba ngo abantu. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye urugendo, nkifatira uyu mwanya nkaza mu karere ka Musanze, by'umwihariko ahantu bita mu Bisate. Naje kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha n'Imana, tugirirwa amahirwe n'Imana kwemera gufata umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umwana wayo, umuhanuzi, akemera kuza kwicara imbere y'abanyamasengesho, imbere y'abakristu, imbere y'ubwoko bw'Imana, kugira ngo ababwire icyo Imana yamushyize ku mutima, cyangwa se icyo Imana yamushize ku mutima. Niba uri mu Rwanda cyangwa uranze y'u Rwanda, nakwifuriza gukanda subscribe, hanyuma ibiganiro nk'ibi by'umwihariko ivuga butumwa, iyobokamana bikajya bikugeraho umunsi ku wundi. Nk'uko mubibona rero imbere yanyu hari umukozi w'Imana. Uyu ni umuvuga butumwa, uyu ni umuhanuzi. Reka mwite Mama Shingiro. Mama Shingiro, Karame. Yesu ashimwe. Yesu nahimbaza. Amera cyane. Yego. Amakuru ko ari meza. Ngiye kuvuga ngo arya turi mu kwezi kwa 10 tariki 3. Yego. Iyo witekerejeho cyangwa ukareba kuntu utangiranye ukwezi, uba wumva mu mpera z'ukwezi bizaba bimeze bite? Yego, mu mpera z'ukwezi azaba ari biturika. Urabizi se ko zagezayo cyane? Ushingiye ku kisi? Navuganye ni Yera. Hanyuma abandi bo ntabwo bavuganye nayo? Yego. Buri wese afite aho ahurira nayo. Hehe. Sadepa. Hari ubwo mwahurira mu nzira, hari ubwo mwahurira mu rugo, hari ubwo mwahurira mu butayu. Sadepa naho Imana yashatse guhurira nawe. Yego. Hari nk'abantu uyu munsi bicaye bategereje igitangaza kuri wewe, sibyo? Hari n'abantu uyu munsi bagukurikiye utegereje igitangaza. Kugira nuvuga ngo hari abantu bafite amasezerano azasohora ari weho binyuzemo. Kuko Imana isezeranyije umuntu ikintu ikavuga ngo nzagukorera igitangaza, cya gitangaza gituruka ku muntu. Uyu munsi hari umuntu dukurikiye, cyangwa se hari abantu dusanzwe dusengana nabo, umugisha uzabajyaho cyangwa se umugisha uzabageraho uzaca mu biganza byawe. Ariko uyu munsi hari amahirwe utari wabona kugira ngo uwo mugisha babashe kubona nabo. Ese mu gihe ugitegereje cyangwa mu gihe ukirindiriye, nabo bagomba kuba bagitegereje cyangwa bagomba gushaka izindi nzira? Nababwira ngo bategereze bihanganye, kuko na nyiri igitangaza arategereje. Nyiri igitangaza nawe arategereje, nanjye ndacyategereje. Bivuze ngo uriya mugabo w'umurundi waririmbye ngo imvugo yiwe ni ihame. Hari indirimbo yaririmbye irimwo aya magambo ngo gusenga bituzanira ubuntu, ubuntu bukatuzanira abantu, abantu bakatuzanira ibintu, ibintu bikaduhindura abantu. Ubwo rero igihe bwa buntu butarakugeraho, haleluya, igihe ubwo buntu butarakugeraho, bushakisha uko kugira ngo bukugereho. Nibumara kukugeraho, utegereze bukuzanira abantu. Yego. Aho kugira ngo ubure abantu inshuti zawe cyangwa se abantu mubana, abantu musengana, by'umwihariko abantu muri sosiyete ubamo bitewe n'ahantu wirirwa cyangwa n'ahantu buri. No kugira ngo ubure umuntu muba mwahorana umunsi ku wundi cyangwa se mwabana umunsi ku wundi, wahitamo iki? Ubwo difference yabyo ni nk'iyihe?
kuvuga ngo aho kugira ngo abantu aho kugira ngo umuntu aguce ku bantu musigarane, no kugira ngo wa muntu mureke usigarane na ba bantu, wahitamo iki? uzi umuntu wanca ku bantu ngo abyemera ni Yesu wenyine. Hari impamvu yaba nciye kuri ba bantu. Hari abantu mubana bakakubera ikigeragezo, yego, bakagukoresha ibyaha bitandukanye kubera ko wamaze kuba imandwa yabo, wamaze mbese uri kubyira umujyi umwe nabo. Abo bantu rero yo Yesu wagushaka, we aragushaka agutandukanya na baba, kuko ba bantu si inshuti nziza. Nimba abantu batari kukugira inama, wenda umuntu muzabana akakubwira ngo tujye gusenga, Manuel tujye gusenga, uwo muntu uzamukunde. Ariko umuntu uzakubwira ngo tujye mu kabari, tujye mu kabyiniro, hari umuhanzi runaka waje, uwo muntu ntukamwumve. Haleluya, haleluya. Ntukajye mu iteraniro ry'abanyabyaha, ko Bibiliya ivuga. Ngo hita umureka, uramureka. Ubwo rero abo bantu nimba Yesu abakubujije, feratasiyo uzareba impamvu abakubujije. Yego. Kandi Yesu niyo nshuti nziza tuzagumana nayo idahemuka. Yego, yego. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo cyangwa se ni nkaho twavuga turi mu mpera z'umwaka, buryo wagezemo kwa 10 uba wagiye. Turabura amezi 2 ngo twinjiye 2026. Ese iyo witegereje ukuntu ubanye n'Imana, ukitegereza ukuntu uri gusenga, ukitegereza ukuntu uri gukiranuka, uba wumva 2026 uzayinjiramo? Mana we, nitariyo 2026 uvuga ngo mu bihumbi 3 umva uzageza yose nzaba nkiriho. Ejo nakoranye n'umukozi w'Imana ikiganiro, arabwiriza aravuga ngo uriya mugabo bita Hezekiya wongerewe imyaka 15 yo kubaho, ngo burya ngo uriya muhanuzi yaraje aramubwira ngo ugiye gupfa, ngo cyangwa se tangira ugabe utanga ibyawe kuko ugiye gupfa. Burya ngo iyo adafata umwanya ngo ajye gusenga, ngo burya gupfa aho yari gupfa cyane, yari gupfa pe. Buriya hari umuntu Imana ishobora kugutuma aho kujya kumusengera utajya kumusengera agapfa. Ushobora kutajyayo agapfa, kandi wenda wari bugeyo. None ko Bibiliya iri kuvuga ngo mubwira abantu bihana ibyaha byabo, nibatihana utamuburira ngo yihane agapfa azize ibyaha bye, uzabazwa amaraso ye. Reka da sasa none mwabasengera mu gifite imbaraga. Yewe mushaka Uwiteka bigishoboka kukabonwa, mu mwambaze akiri bugufi. Yego, Imana ishimwe. Nagize amatsiko n'abantu badukurikiye uyu munsi bagira amatsiko, baravugane uyu mubyeyi kataherukaga ahangaha, ako nanubwo seje wundi se ubundi heruka, ntabwo ari kera. Ntabwo ari kera cyane. Sina cyane nejo bundi hari kimwe giciyemo. Aya icyumweru cyararenze, bitubeshye turi abakirisitu. Wenda 2. Yego. Yes. Hanyuma abantu badukurikiye bafite amatsiko yo kumva ikintu Imana yagushize ku mutima cyangwa se ikintu ugiye kutubwira, by'umwihariko ndabizi ko ari iyobokamana, ari ijambo ry'Imana. Biranashoboka ko ari message Imana yaba yaguhaye kungezaho cyangwa se kugeza ku bantu badukurikiye. Nkagira amatsiko, uyu munsi wifuje kutugeza kuki cyangwa se kutubwira kuki bitewe n'iki Imana yagushize ku mutima? Ngiye kukwakira ngo uhereze umwanya, gahunda nayo ndio kwinjira mu ijambo ry'Imana dusenze, hanyuma Imana igereze umugisha. Ni karibu mu rugi wawe. Yego, murakoze kumpa karibu. Imana ibaho umugisha. Yego. Reka dutangire dusenga Imana. Uri Imana yacu bwite, uri Imana nyamana, uri Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego, Imana yakuye Daniyeli mu rwobo rw'intare, uri Imana igivuga bikaba, yategeka bigakomera, uri Imana igifata ibitari ikabihindura ibiriho, ugareba ibidafatika ukabigira ibifatika. Izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya tugiye kwinjira mu ijambo, ndakwinginze cyane, iri jambo ryawe n'ubuhanuzi, ubu n'ubuhanuzi butavangiye. Ndakwinginze rero kugira ngo uhereze abantu kuryumva no kuryumvira, kandi nukuri umuntu wese uri budutega amatwi akumvira ijambo ahabwe umugisha nawe, umunyabyaha yihane kugira ngo agirirwe neza nawe. Ngaho turagutumiye muri uyu mwanya w'iki kiganiro, icyubahiro cyawe kiganze gitegeka ahantu, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. 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 Tugiye gusoma ijambo uyu mwanya riri muri Amose. Yego. Ibice 9 ku murongo wa 11. Haleluya. Amen.
ijambo riravuze ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye nice ibyuho byaryo kandi nzasana ahasenyutse haryo nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera. Haleluya, haleluya. ngo nzasana, Uwiteka niwe uvuze aya magambo, ngo uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo hari amahema yacu yagiye agwa. Yego, abantu bankurikiye bari kunyumva, bari mu gihugu n'abari hanze, hari abantu amahema yabo yaguye. Haleluya. Burya iyo umuntu akoze icyaha ihema riraguye. Haleluya. Ihema rirahirimye, ariko igihe cyose wihanye Uwiteka yongera kuza akakubaka kandi ukubakika. Haleluya. Kuko Imana itagireba ng'abantu. Haleluya. Imana ntago igireba ng'abantu. Upfa kwihana gusa ukayemera ugaca bugufi, ako kanya irongera ikakugira umuntu nyamuntu. Hahandi wari insuzugurwa kubera ibyaha, Imana ikakugira umuntu wo kwifuzwa. Haleluya. Kubera ko wemeye, ko wayemereye kwemera guca bugufi. Haleluya. Niba ku munsi umwe ijambo ry'Imana ryambwiye ukuntu Dawidi yakoze ibyaha, Imana imutumaho Natani. Haleluya. Ubwo yicishaga Uriya akazungura umugore we, yarangiza yari yamaze kumusambanya ashaka gusibanganya ibimenyetso, Imana imutumaho Natani. Natani ngo agende kumuburira. Dawidi arangije aravuga ngo uwo muntu, kuko Natani yabinyuje mu kintu cy'umugani, arangije Dawidi nawe aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka umuntu ko aba ari mu gihugu cyanjye. Noneho Natani aramubwira ati uwo muntu ni wowe nyagasani. Dawidi arangije ntiyasabye ibimenyetso, yakubise amavi hasi, yemerera Uwiteka, asaba Imana imbabazi. Ako kanya Imana iramubabarira. Haleluya. Kandi witonde, burya bwose Natani agiye kujya Imana imumutumyeho, yaramubwiye ngo witonde, uriya ni umuntu wanjye umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Ugiye nawe akakwica, yanakwihana ngo amubabarire. Yego. Haleluya. Hari abantu baba baravuganye ni yera, badakinishwa. Ku ijambo ry'Imana ryambwiye neza ngo umuntu uvuze nabi ku mukiranutsi wayo ngo abakoze mu mboni ry'ijisho ryayo. Ni ukuvuga ngo rero Dawidi, Natani nta nubwo Imana yari imutumye kuri Dawidi, yayicumuyeho. Yaramubwiye tugende witonze, kidogo wiga amagambo yo kumubwira. Nugenda nabi akakurangiza, burya bwose aranapfukama yihane mubabarire. Haleluya. Kuko Dawidi yatoranijwe n'Imana, kandi Imana imutoranya imajije kureba umutima we. Yaramwirasira avuga ngo mbonye umuntu mu rugo rwa Yesaya umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Haleluya. Ariko zikugira ngo Imana ivuge ngo mbonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, ntago byoroshye. Ntawe bikubwiye. Manuwe, twumvikane. Nkanjye bimbwiye iryo raha nazarigenderaho imyaka 100 ibihumbi n'ibihumbi. Haleluya. Iyi myaka tuzayirya, kuko ijambo ry'Imana Petero yabajije Yesu ngo abagukurikiye bazahembwa iki? Yesu aramubwira ngo abanyizeye bakankurikira bazakubirwa inshuro 100 bakiri mu isi. Urukumva se imyaka 100 itarimo? Kandi nyuma y'izo nshuro 100 bazababika ubugingo buhoraho. None ini mukura hehe ubwo bago kuvuga ngo nta myaka 100? Ubwo amahirwe menshi imyaka 100 umuntu arayifite. Haleluya. Oya darayifite. Ijya n'imigisha iri muri iki gitabo, yayindi y'umuntu wumviye Uwiteka akitondera amategeko ye. Haleluya. Haleluya. Ubwo rero Uwiteka agiye kubaka abantu basenyutse, abantu bari kumwemerera, bari kwemera intege nke zabo. Uwiteka agiye kubagarukaho. Haleluya. Hari abantu bari abahanuzi nyamara barakamuka. Hari abantu bavugiraga Imana ntibakivugira Imana. Abo ngabo ni kuko bemeye guca bugufi, abagiye kumvira ijambo bagaca bugufi, ab'Imana igiye kubagarukaho. Haleluya. Abo ngabo Imana igiye kubagarukaho, igiye kongera kububaka, igiye kububaka kandi ngo bubakike, kuko ari Uwiteka ubivuze. Haleluya. Mwakire neza amagambo y'Imana.
ejo bundi wagize gutya uburaje uravuga ati umuntu aba yarahuye n'abantu benshi cyangwa se umuntu agasengana n'abantu benshi. Hari abahanuzi mbere basengaga cyangwa se bari mu mwuka yanaguhanurira ikintu pe ukumva ko ari bani kivuze koko wanagenda hadaciyemo kabiri ukabona n'ikimenyetso. Yego. Uyu munsi umuhanuzi usigara aguhanurira ibintu biri byo ariko aho kugira ngo bya bintu bibe byo ugasanga bibaye umuvumo ukabitegereza ukabibura. Ese abari Imana yamuvugiyemo mbo byashoboka kuko hari no guhanurira kubera amarangamutima kandi ari byo. Hari guhanurira kubera amarangamutima cyangwa se yanakubwira ibiri byo bitewe nuko witwaye mu kibazo. Sibyo? Amasezerano arabagarirwa. Haleluya. Ntabwo Imana izakubwira ngo Manuel ngiye kugukorera ubukwe nurangiza utangira ujurire guri gutereta abahe n'abahe ngo Imana ubwo bukwe izabukora ryari kandi uri kubukora buri joro. Yego. None se ubwo Imana izacaye ari kitakugize. Ubwo rero nabo bagomba kwihangana byanze bikunze. Yego. Aya masezerano asohoka kubera ko wihanganye kandi ugasengesha umwuka iteka. Yego. Imana ishimwe. Ni ikihe kintu uri kumva babwira abantu badukurikiye by'umwihariko mu buryo bwo gusenga cyangwa se mu buryo bwo gufatanya gusenga nawe? Hari ukuntu njya nkubaza nkavuga nibura ushobora gusengera umuntu ikibazo cyose yaba afite uko cyaba kimeze cyose ukamusengera agakira? Ngewe narakubwiye ngo ko cyaba gisa kose icyari cyo cyose nta kibazo na kimwe Imana itakuraho. Nta kindi cyatumye Yesu aza mu isi ni ukumaraho imirimo yose ya Satani. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wemereye guca bugufi imbere y'Imana akemera kwihana ibyaha bye nta mpamvu Imana itamugirira neza. Ikibazo icyo ari cyo cyose Imana yagikemura. Nta kibazo Imana inaniwe. Haleluya. Nta na kimwe Imana inaniwe. Yego. Ni Imana ishoboye byose. Ni ikihe kintu uri kumva babwira abantu badukurikiye turi kugana ku musozo? Ikintu ndi kunabwira abantu badukurikiye aka kanya ni uko buri wese yaharanira gukiranuka agaharanira kwezwa kuko turi mu minsi ya nyuma. Ntabwo uzi umunsi n'igihe watungurirwa kandi ngo niba Yesu atinze kugaruka urupfu rwo nirutinze. Haleluya. Abantu badukurikiye rero bari kutwumva nabashishikariza kwihana ibyaha bakitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo kugira ngo Imana ibagirire neza. Okay. Tugiye gusegira abantu badukurikiye by'umwihariko badukunda umunsi ku wundi turasabira umugisha ku Mana kugira ngo Uwiteka akomeze abarinde n'abarwayi bose n'abafite amadeni n'ababuze kwishyura inzu n'abafite ibigeragezo. Reka turasabira umugisha ku Mana ngo Uwiteka akomeze abarinde kandi Imana igumugisha. Amen. Uri Imana yacu bwite nongeye kugushima no kuguhimbaza. Uri Alpha na Omega itangiriro n'iherezo. Uri Imana yabanye n'abasogokuruza Aburahamu. Uri Imana igikura mu mukungugu ukicazanya n'ibikomangoma. Ndagushimye kuri Imana igikora ibitangaza abantu bagatangara. Ndakwinginze rero kugira ngo wite ku barwayi abari mu bitaro abarwariye mu ngo Mana abo bose ubagereho ubagirire neza. Izi ndwara z'amayoberane zananiranye mu izina rya Yesu Kristo wabasha kuzikoraho abantu bagashima izina ryawe. Ndakwinginze ngo aba bantu nabo bafite amadeni ari gushaka kubasatiriza urupfu bari gutekereza kwiyahura, aba bantu wabishurira aya madeni bagahimbaza izina ryawe. Abantu bafite imanza zananiranye aba nabo wababuranira Uwiteka kuko uri umucamanza utajya ubera mu izina rya Yesu Kristo. Cyane ko hari abugenda ubikorera data wa twese rero ngaho nabo nubatabara ubarengere ubarinde abagabo b'ibinyoma bo kubashinja mu nkiko. Ibi nubikora nabo bazagushima. Ngaho bana na buri we wese mu rwe ruhande mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Reka ingumba zibyare mu izina rya Yesu. Ngaho bikorere kwiyubahisha. Amavi yose nagupfukamira indimi zose zature kuri umwami uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amen.